abanyamahanga buriya bakora abantu bacu bari mu gihugu cyabo. Uza agasuzuguro bagira basuzugura abantu bacu bari hanze. Reka nkubwire serivisi ni byiza kuyihabwa ariko kurengera akaza gukubita n'umunyagihugu bo mu gihugu cyabo ukoze ibyo bintu. Shaba gufungira no mu mazi ahari no kuzamenya inkuru yawe ko wafunzwe ntabwo bishoboka. Rero cy'abanyamahanga baranankomerekeje buriya kumbwira umunyamahanga ngo yakubise umunyagihugu ibyo bintu se bwo ngubwo nyine nawe bakagukubita ukicecekera ukabigumana ntutange uwo munyamahanga ngo ahabwe isoma n'abanza amenye ko igihugu cyacu atari nk'icyabo cyo guhohotera. Ni byiza ko twakira umunyamahanga tukamuha n'urugero rw'uko niba niwabo bari bizare badashaka kumva ko umunyamahanga ari umuntu ufite agaciro, hano hagera bakamuha agaciro akabona ko ibyo akora atari iby'u Rwanda rukora. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo aragukubise uracecetse ngo kuko bakubwiye kubaha umunyamahanga, ninde wakubwiye ko wemerewe gukubitwa se? Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis, les amis de Malta TV Show pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. You know that we love you so much and this is for forever. As long as you stay by our side, we never let you down. It's amazing day to celebrate, it's amazing day to appreciate because we are alive and if you are alive and you never be alone as long as Malta TV Show is there for you. Tumeze neza turashimira Imana. Turangwe n'ubudahemuka no kubinyangamugayo abakuze tubasindagize kugira ngo natwe tuzabona abadusindagiza. Sarashize igihe kirekire abantu bacu baragize irungu. So uyu munsi rero turaje. Ndabekera. Twaje tuje. Twaje tuje ariko bisa nkaho uvuye kure. Bisa nkaho uvuye kure kabisa. Twaje tuje ya maze iminsi ntaboneka. Mba nagiye gupagasa hari ahantu nabonye akara kanjya gukora. Ntago mba ndi kure ariko nabonye post zawe rwose nani tapendo mama wirwanyeho muri iki gihugu ndetse naribe ariko nkeka ko nazibonye na hari filime tumaze iminsi dukina nisohoka izaba ari umuriro. Wow, ndashaka narumvise ngo na filime y'umunyarwandakazi yabaye ya mbere irahari yitwa Bene Imana yabaye ya mbere muri festival. Hariya festival yarabereye muri Belgique simbiza ariko uko biri kose yabaye ya mbere. Yabaye ya mbere iyo filime yabaye ya mbere. Urumva rero sinema nyarwanda irimo iravansa. Birimo biragenda dukwiye kubishyiramo imbaraga abashoramari bashore muri sinema. Nari nzi ko Papa Sava ari we muntu wa mbere muri sinema nyarwanda ariko natungwe no kumva uwo muntu ari we wayegukanye. Reka da niwe ufana ubwo cyane. Oya impamvu nuko mbona Papa Sava anyway ntago ari uko mufana gusa ibintu byakora aragenda akareba ikintu muri society yego agahita agikina ako kanya niba ari umugabo ukunda kurya ibiryo niba ari kubangamira umugore akabigaragaza. So byaranshimishije rero kumva sinema noneho ifite izina ry'ikinyarwanda Bene Imana yego igahangana n'iz'abazungu igahangana n'izo muri East Africa. Si muri Africa se ni mu rwego rwa Africa cyangwa ni muri Africa yatsinze byiza ni ishema ku Rwanda ni ishema kuri Africa. So ni ikiganiro cyacu rero filime yanditswe n'umunyarwanda ikanagera kuri ya rwego ni ibintu byo kwishimira kandi abantu bahereze imbaraga sinema. Sinema irimo inyigisho ni ahantu heza rega buriya ho gutambutsa message ufite amateka yawe buriya yigisha n'abandi bantu bahari isomo bakuramo. Rero abanditsi bahaguruke bandike amasinema abakinnyi bahaguruke bakine biseriye n'abashoramari bashore muri sinema kubera ko dukeneye gutanga message kandi zigera ku rwego rw'isi atari no muri Afrika tukarenga aho international message rwose byari byiza. Oya n'abanyarwanda akabona cast muri international movies muri za Wakanda muri za Superman niho biri gushyira bijya aka kantu k'ururimi bashobora kuzakubita abanyarwanda hasi batari bake muri sinema nyarwanda nibadakaka kwiga. Ubwo nyine tubabwiye kwiga nyine tukiga indimi kugira ngo tubashe gukompeta tujye muri competence cyane. Hano rero muri iyi minsi bisa nk'ikintu kiriho rwarwa ikintu cyose gifite imyirondoro y'u Rwanda kimeze neza cyane kimeze neza cyane kiza nuko byinshi bitaha Nyarugenge iwacu i Kigali. RSSB nayo rwose
tigers cyangwa se intare ingwe zacu cyangwa se ibisamagwe byacu bigize gutya bikubise Angola Petrol de Rwanda muri basket. Ese warayitabiriye cyangwa wari ufite akazi kenshi? Nabikurikiye, narabibonye mu binyamakuru. Naranezerewe cyane. Buriya rero baravuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Nabonye abana ba His Excellency bari bayitabiriye, umukwe yari ahari n'umukobwa we n'abahungu bari bahari. Biriya bintu ni byiza cyane, bigutera kuraje uzi kubona ariko uri gukina, uri gufanwa n'umukuru w'igihugu. Byiza cyane rwose, ni ibintu bigutera ishema, ukavuga uti ati ngo yahageze, ngomba gukora ibishoboka kugira ngo mbashe kuvoma. Congratulations kuri RSSB. Indabyo zabo turazibahaye, ikinyuranyo cy'amanota 90 kuri 88 n'amanota menshi cyane. Buryo umuntu yakubisa kurusha amanota 12 ntago ari amanota make. Oya da, ubanza arabira ahubwo kuko ni amanota 90 kuri 88 amanota 2 aramaze niyo ryaba igice. Icyambere n'itsinzi cyane, n'igihe umuntu akurusha izina. None se iyo ubuze igice uratsindwa cyane, niyo ukirengeje uba watsinze. Felicitation rwose kabisa. Kandi ni ibintu byiza ku banyarwanda. Biragaragaza ko ibintu by'umupira hari ahantu biri kwerekera. Tuba dukwiye kubyishimira cyane iyo tsinzi, twese tukayishimira, kuko hari aho hari icyerekezo biba biri gufata. Mu minsi yashize ntiwamenyaga niba tugira n'ayo makipe ya za basket, ntiwamenyaga niba bibaho, ariko uyu munsi turajya kubona tukabona ikipe rwose yitamuruye yiyerekanye. Biba ari ibintu byiza, ni ibintu byiza kandi twese dukwiye kwishimira. Reka dukomeze nyine twibere mu nsinzi gusa, amafilime atsinde, imipira itsinde. Ikintu kinshimisha mu buzima rero ngiye buriya iyo mu Rwanda haba ibyo bintu by'amarushanwa cyangwa se amakompetisiyo ku rwego rwa local cyangwa se national, cyangwa se ku rwego rw'igihugu cyangwa se no ku rwego rw'uturere n'uduce runaka. Nuko muri iyi minsi inshuro zose umukuru w'igihugu yaje mu rwambaro rw'aho kubera ibyo bintu, abanyarwanda bitwaye neza. Bari kwitwara neza rwose, ni ukuri niko bikwiye ubundi no kugenda. Na FIFA series ngira ngo abonye ko twayitwaye, uyu munsi turi mu bihe byo gusenga, kandi igihe ukagira ngo ni maje, ni celebration nyine dukwiye kandi byiza. Ni ukuri u Rwanda rukwiye ibyiza, deservinga the best kweli. Niyo mpamvu nyine ubundi ntago tuba dukwiye kwitsindwa. Twanatsinze n'ibintu bikomeye, noneho gutsinda utuntu tw'imipira ibiki, ahubwo nanjye ngomba kujya gukina. Oya, nawe ugomba gukina. Ikintu cyaba cyaje urakizi, nuko umunyamahanga aza muri Abeka Arena yacu, imisoro y'abanyarwanda, agakina yarangiza igikombe akagitwara, akaza muri stade yacu igikombe akagitwara. So narishimye rero kuba FIFA series twarayitwaye, unanye ndi kwishyiramo kuko nanjye ndi umunyarwanda. Nanishimye. Ukina heze cyangwa uri wakina he? Ahubwo mbaza ngo mpana he, ngiye mpana he. Okay, ngiye mpana u Rwanda nyine, of course, ariko urumva nk'iyo club. None se gufana gusa ubwo rero gushyira mu kuboko kwawe iyo nsinzi nawe ukaba uri mu bayiharaniye. Ugira ngo buriya reka nkubwize ukuri, iki kintu tucyumvikaneho. Turuzi bajye muri Beka Arena, nta ziriya ntebe zikaba ziri mu busa, nta n'umwe bashobora no kutagira spirit yo gutsinda. Okay, ibyafana ndabyemera, ariko noneho nk'abajene nk'urubyiruko bamukwiye no kujya gukina ku buryo nyine muzamura kariyeri. Ubwo babyumve, abafite umuhamagaro, nge impano mfite cyangwa se n'umuhamagaro mu izina rya Marita TV show, ni ibingibi turi gukora kugira ngo n'abandi bazamenye ko twababwiye ko byagenze gutya. Reka natwe ubu turi gutanga umusanzu wacu. Nibyo, that's our contribution. Hanyuma rero wowe wenda reka nkwibariza ikibazo. Ni na byiza wambaye bijyanye nk'umusiporutifu nkurikije uko nkubona, ariko ubundi wowe gukina ni uwuhe mukino ukina? Ese ni kurusi, ni basket, ni ugusimbuka, ni ukoga, ni iki? Nawe uratubwira uruhande. Uraze sinkina furusheti borora. Nayo ni match. Furusheti boro, match ya furusheti boro ko nyishoboye. Nayo irakora. Niyo urebye ukabona niyo utegereza abona furusheti boro ntarayikinnye neza. Cyakora bivuyemo burage.
abantu bakwiye kwitabira nyine ibintu byo gukina, hari imikino myinshi. Ye nahoze ndi kuvuga hari umukino ngo wa tiriketi. Tiriketi ndashaka kuzayisacinga nkareba uko ikinwa n'abahinde njye nzi ko ari cricket ariko hano irahari. Hari tiriketi rwose irahari, ahubwo ntago batumobiriza ngo tube twayinjiramo. Numva ashaka gukina umukino nyine udasanzwemo abantu benshi, ku buryo nyine nijya no gutanga umusanzu nzaba mutanze ahantu hakenewe abantu. Cricket numva nayinjiramo, n'uwanyumva azi iyo bibariza niyo bikorera. Gusa ku kibuga igahanga ndahazi, ahubwo ngerayo najyaga ngerayo nkabona nta muntu mbonye wampa information, ariko nkeneye kuba namenya cricket ngewe ku bwanjye nkayikina. ntihaza abatoza se nigeze kubona seminari yandera nahabonye abatoza b'abahinde, ukuntu ubona ko hari abantu benshi rwose, wenda umuntu yazagushakira amakuru akayagushyikiriza nawe ukamenya aho byerekera. Bigaragara ko bafite ingengo y'imari, kuko ibikorwa byabo bifite ireme, urumva bafite ibikoresho, bafite iki, ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo turagera. Hanyuma rero ndashaka mbashaka guhaguruka iby'ingengo se ngewe n'ubushake burimo, mbashaka guhaguruka nkajya gukina, ubwo nyine nkabishobora, ariko mba numva nshaka gutanga umusanzu ahantu hari nyine gap, hari icyuho, ku buryo nakabaye ntanga umusanzu hari icyuho. Tiriketi wanyumva yantereza information ku buryo nakinjiramo, ndawukunda. hanyuma rero ndashaka wenda tuza kwivuga nyuma, ariko reka dukomeze twigane ku myidagaduro yacu, sibyo? Gutwara wasinze cyangwa wanyoye, reka tuvugemo utaza kujya baduhutaza bimwe agatama. Gutwara wanyoye wizihiwe amakosa, kuko ushobora gushyira ubuzima bwawe n'ubw'abandi mu kaga. Yitwa Byiringiro Rahage, n'umukinnyi wa polisi. Namwe mu makuru atangazwa aha ngaha, umfashe tuyasesengure, cyangwa se wenda tugira ibyo tuvuga, cyane cyane ko niyo ntumbero Marita TV show ni ukugana nyine ku byabaye byavuzwe, tutagize uwo duhutaza cyangwa dukomeretse. Byiringiro Rahage agize gutya, afunzwe 3, afite izina rizwi, n'umukinnyi wo muri polisi. Azira ikinyobwa se? Azira kwijuta rwose. Azira kwijuta. Eka da. Kwizihirwa. Ibintu sinzi, bana ndagira ngo wenda dutanga umusanzu wacu. Ikiganiro twakoze ubushize twari twaganiye, waravuze ngo ariko abasitari bapfana iki n'ibiyobyabwenge, banza ari byo. Hari ibintu byinshi wavuze, abantu basubira icyo kiganiro bakibone. Hanyuma none ibingibi byo kuki abantu bafite izina rizwi aribo usanga mu by'ukuri bijandika mu ngeso, urumva n'indererwamo ya sosiyete, kubera iki abo twakagombye kuvuga ati abangaba bigende gutya na gutya, kuki usanga aribo bakunda kumenyeshwa amakuru yabo, aribo usanga bakunda kubwirwa rubanda ko bakoze ibi. Nta nubwo ari wenyine, ngira ngo urabizi, singize uwo ntera ibuye, ariko numwe muri ba Nyampinga rwose nawe urabizi ko yigeze kugwa muri uyu mutego, kandi ugasanga n'urubyiruko cyane. Ubitekerezaho iki wowe? Ni umurengwe kuko sinibaza ubundi si ugurinda ujya gufungwa ku kintu wiguriye, ukarinda ujya gufungwa, hanyuma se ubundi wabanje ukabika iyo modoka ukisevinga, ugasevinga n'ubuzima bw'abandi, then ukajya kunywa, hari ikibazo. Niba koko wumva ushaka kunywa izo nzoga, si nziza nazo, urumva nyinshi ntabwo ari nziza. Abantu bavuze kutwumva neza, inzoga nyinshi zirica, ariko wenda gake kubw'uburwayi cyangwa yananiye umuntu. Niba bavuze ngo banywe gake kubw'uburwayi rero, ariko noneho tubanze turebe ibyo. Wabanje ugakura icyo kinyabiziga mu nzira ukagiparika, cyangwa se ukaza gushaka umusare, warangiza ukajya kunywa. Ubu birakwiye ko ufungwa rimwe, ugafungwa 2, ugafungwa 3. Ni ukuvuga yuko udafite ubwenge bwo gutekereza se ngo ayo makuru uba unayafite. Reka nkubwire rero, biriya bintu nyine wa mugani twabyita umurengwe, no kwijuta, no kwiyumva ukumva ngo ndi umusitari, hari ukagira ngo amategeko ntakureba. Harakureba se? Ntakureba cyane, ahubwo kurenza n'abandi. Amategeko aba akureba. Kuba umusitari ntabwo bivuga yuko amategeko atakugenga. Kugira amafaranga, hari n'abakangisha amafaranga ngo kubera ko ari abakire
ngo ntago amategeko azabagenga bazayagura bayagura ese keka niba atari mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda ho icyo kintu cyo kugura amategeko ntago arakanumvise ejo bundi akareka sinshaka tuzakagana mu kiganiro kizaza ariko ubwo barabyumva nyine baguze se amategeko bakagura baguze amategeko ubutabera ubuze ku by'ubutabera nibuka ngo bavandimwe niba ari muri Somalia bari mu Rwanda baje kwiga batangira abantu bakabakubita ari abanyamahanga bakahohotera abanyarwanda ibyo bibera he oya bisanzwe hari umumotari n'abanyabivuga ku mihanda ni amakuru nyine y'abamotari ariko kabisa ngo rwose ngo kubera ko ari umunyamahanga bafite izina rikomeye urumva wacu no kubaha abashyitsi kandi abizi ko umushyitsi arishimye kumwubaha se ni ugusanzwe byasanzwe rero ariyumva wamutwara uzanabigenzure sinzi n'ibyo kintu ujya ukibona ngo wamutwara kuri moto agakubita umumotari yego akagusuzugura akagucara funi nabwo wenda nawe uzabigenzura uzabibona umunyamahanga akagusuzugura mu gihugu cye cyane simeho uzi ibintu abanyamahanga buriya bakorera abantu bacu bari mu gihugu cyabo uzi agasuzuguro bagira basuzugura abantu bacu bari hanze reka nkubwire serivisi ni byiza kuyihabwa ariko kurengera akaza gukubita n'umunyagihugu bo mu gihugu cyabo ukoze ibyo bintu shaba gufungira no mu mazi ahari no kuzamenya inkuru yawe ko wafunzwe ntabwo bishoboka rero abanyamahanga baranankomerekeje buriya kumbwira umunyamahanga ngo yakubise umunyagihugu ibyo bintu se bwo ngubwo nyine nawe bakagukubita ukicecekera ukabigumana ntutange uwo munyamahanga ngo ahabwe isomo n'abanza amenye ko igihugu cyacu atari nk'icyabo cyo guhohotera oya abayobozi bajya bikora ubwo nyine none twabikoraho iki ni uko nyine abanyamahanga babayeho ntabwo ari bose burya ariko umwe agatukisha mu by'ukuri urabona ko biyumva ariko urumva rimwe na rimwe hari igihe baca abayobozi mu cyuho nka kaminuza urumva nta birimo abanyamahanga batandukanye bo muri Gabon Isirayeli abajamani ingeri zose nyine kandi urumva bagenzura abantu bamwe na bamwe nyine b'ingenzi ntabwo sinzi urumva hari ibirenze kugenzura imico y'abantu cyane cyane kuba uvuga ko nyine uko biri kose abantu bakuru baba bafite indangagaciro z'iyi ntacyo twabikoraho nyine twakire bajye bazakubita abantu oya ngewe cya mbere kububaha nta kibazo ni byiza ko twakira umunyamahanga tukamuha n'urugero rw'uko niba n'iwabo bari bizare badashaka kumva ko umunyamahanga ari umuntu ufite agaciro hano hagera bakamuha agaciro akabona ko ibyo akora atari iby'u Rwanda rukora ariko ikintu cyo kuvuga ngo aragukubise uracecetse ngo kuko bakubwiye kubaha umunyamahanga ninde wakubwiye ko wemerewe gukubitwa se ibyo bintu mwabyumvise nabi ariko urabizi ko bibaho urabizi ko abanyamahanga hari ukuntu biyumva nyine uko kwiyumva bakwiye guhabwa urugero rwiza rw'uko batabahaye butamwe ngo biyongereho ngenda ntabwo baje kumenasa umuntu basanze hano baramwubaha serivisi asaba bayimuhe ku buntu yakirwe nk'undi muntu kuko bo abenshi baba bakubona nk'aho utari umuntu ngewe nk'igihugu nagiyemo baravuga ngo turi n'abajura bakadutuka ngo twaje kubiba ngo twaje kwiba igihugu cyabo uri kumva wibereye aho uri innocent nta kintu uhuriyeho nacyo ntuwamwibye nta nubwo muvuganye ariko akahora agushyiraho icyo kintu ngo mwaje kutwiba icyo ngicyo rero urumva ni ikibazo ntabwo ariko dukwiriye twe kubafata bakwiye kubona yuko twebwe tubaha agaciro niba ari ishuri yaje kwiga akiga n'abandi uburenganzira bukangana n'ubw'abanyagihugu hanyuma niba yaje muri business agacuruza akubahiriza amategeko y'igihugu tukamuhahira ntacyo dushingiyeho ariko icyo gukubitwa ninde wababwiye ngo muzaryame abanyamahanga babace hejuru babakandagire ninde wabivuze ibyo bintu ntawe hanyuma se ubwo nyine ni gute wowe unkurikiye umunyamahanga guhohotera warangiza ukajya ugenda uvugira mu matamatama kandi mugenzi wawe muturanye umuvandimwe ese ubundi ubwo ubona imbaraga zo kurega umuvandimwe wawe yakubabaje warangiza ukabura izo kurega umunyamahanga ibyo bintu nyine byimenyere kuko ntawabikubwiye reka nkubwize ukuri yewe buriya nyine nta n'ahantu murira nabo henshi ariko si ubu koko akamuhotera nyine ndi muri sinema akamuhotera nyine byarangira nyine nkavuga ngo ni umunyamahanga gusa ibyo ngibyo bikaba birangiriye aho ihohoterwa rikakorwa nkabyemera ubu nyine ubu bahwite bajya babyumvira oya ni ukuri mureke ibintu byintuze ntimukamere ariko nk'abari noneho banza ari n'uburwayi
ni umunyamahanga uri mu gihugu cyacu kirimo amategeko. Winamusubiza umukubita, mwereka ubutabera, nabwitaba azamenya yuko yakosheje. Noneho ni waba azamenye gutanga ubutabera ku muntu wahohotewe. Yes, baba baje no kwiga. Mu myitwarire bagomba kumenya ko hari itegeko ribigenga rihana, mu myitwarire myiza akamenya yuko nta kibazo, agahabwa serivisi. Niba ajya yimana akava hano yize gutanga serivisi nziza, kita akabona isomo. Niba rero aje kuza arwana kubita umunyagihugu wowe ukayubahorega bakagukubita, reka barabeshya, ntago baba bakubise. Oya biba kandi nyandiko kwihera ubuhamya For sure. Umunyarwanda agakubitwa ahohotewe akemera ngo kuko umunyamahanga ngo ni umunyamahanga ngo arankubise ngo ubwo nta kibazo. Kandi muri umuntu wakagukubita, umuvandimwe wawe umuturanye akagukubita, ukajya gufungisha ukageza amageragere. Ariko kuko ari umunyamahanga nta kibazo, hamwe babakubite. Rimwe na rimwe haba harimo n'ubujiji, ariko nanone ubujiji se bwo kutumva icyo bakubwiye kumwubaha, ntabwo bakubwiye ko kugenda hejuru. Mujye mureka no kugira kubeshyera inzego z'abayobozi. Izo nzego bamuzibeshyera. Njyewe sindabona umuhohotera ngo murege hanyuma mbona ubuyobozi bwacu butamufasheho umwanzuro. Oya ni n'ikimenyetso gihari cyane cyane ko ubuyobozi bukora akazi kabwo. Wenda nuko rimwe na rimwe abaturage baba batabizi, n'isi mageragere cyangwa no mu magereza akomeye haba harimo abazungu, harimo abirabura, harimo abashinwa, ntabwo ari hejuru y'amategeko y'u Rwanda. Aramugenga, tukanamwereka ko ubutabera ari ngombwa, atari ikigirwamana cyo kumva ko yaza ngo yica akize. Oya ntabwo ari byo batubwiye kububaha, tukabahereza. Urumva bo iyo ugezeyo batangira kukujonjora, nyine akaguhora ubusa ntacyo umutwaye. Ntabwo bikwiriye ko u Rwanda rero rwabwira abanyarwanda ngo nimubabona mubitaze, mubamenase, mubafata nabi, kandi koko ari abantu nkatwe. Abanyafurika turanasa, n'abo bazungu ni abantu nkatwe, kandi akenshi uba usanga bazanye n'inyungu mu gihugu. Aje kwiga, hari minerivare yishyura agahabwa ubumenyi, hari inzu akodesha akabamo. Ibyo byose ni amafaranga aba yinjira mu gihugu. Aje gushora imari, hari abakozi azakoresha, hari ibicuruzwa azanye, hari bizinesi azanye nini tutari bubashe gukora, u Rwanda rukaguka muri ubwo buryo. Ariko nta wigeze ababwira ko muzaryama bakabagenda hejuru cyangwa bakakubita mukajya kuryama mukabivugira mu nzu. Ibyo byo si byo, agengwa n'amategeko y'u Rwanda. Iyo kandi agiye ku butaka bw'u Rwanda agomba kubaha amategeko ari mu Rwanda. Kuyamubwira ni iki rero? Ni uko agukubita ukamurega mu nzego utanamusubije cyangwa ngo wihorere, utihoreye, hanyuma inzego z'amategeko zikamukurikirana. Nawe ubutaha azamenya ko u Rwanda atari urwo gukinishwa, atari urwo kuza ngo iki. Reka mbwira ibindi byo abayobozi bacu nabo ariko urumva ntabwo twabura kugenda tugatandukana. Oya njyewe ntabwo nibaza umuturage w'u Rwanda ushobora kuba agikubitwa akagenda akaryama ngo nuko ari umunyamahanga. Ese twaba turi kuzamura imyumvire gute? Twaba turi kugana mwiri. Mujye mumenya agaciro k'igihugu cyanyu, ariko reka mpubwire, ahubwo nta nava ngenge mbabwira. Twebwe nagiye Central Africa, umukozi wo mu rugo akajya ambwira ati c'est mon pays, ibyo mukosoyeho byose akavuga ngo ni igihugu cyanjye. Urumva hari ururimi rwabo babivugamo rw'igisango kodorotimbi, ku buryo muganira buri kantu kose akajya akubwira ko ari igihugu cye, ukumva ari proud y'igihugu. Nyine kikubwiraga ukabona ko ari fier. Mujye mumenya ko igihugu ari icyanyu. Igihugu cyawe cy'amavuko. Rwanda c'est mon pays, mes chers amis. Yes. Nta muntu ukwiye kugusanga mu gihugu cyawe ngo aze kukiguhohoteramo. Ibyo byihohotera byo ni impossible. Oya njye nta nurantubiraho, ariko ntubiyeho rwose nkabona ko ari ihohotera rya nyarya nkoreye. Oya Banyarwanda, c'est notre pays. Ni igihugu cyacu, cyacu cya kamere. Nta kindi gihugu tuzongera kubona kindi. Rero uwo muntu subwo yabaza kubwira iki? Nge se waza umbwira iki buriya mu gihugu cyanjye uza kukimohoteramo? Ntacyo aza kubwira. Ubwo rero ngira ngo murabyumvise, abayobozi namwe ugomba kugira imbaraga mugatreatinga abantu kimwe.
niba ari umuzungu uri ku murongo twese dutegereje, reka twese dutegereze icyarimwe. Niba ari umuzungu duhuriye kuri banki, reka tumwakire uburyo dusanzwe tubaho nyine. Reka aje kwiga nese numwereka ngo naze imbere ngo ni nyambere, azahora yumva ari super. Kandi aje kwiga ko agomba kureshya n'abandi, serivisi igatangwa mu buryo bunoze. Ariko twari igihe umuzungu agera ahantu abantu bagatangira gusasa ibitenge ngo bapfukame agende hose. Ubwo nyine ndi kuvuga kumwereka icyubahiro cyo hejuru. Niyo yaba ari umwara w'icyo. Erega kubaha si icyaha, sibyo? Tugendane neza, kubaha byo ntago ni umuco. Kandi buriya no mu rugo umushyitsi ntago afatwa nk'umusango. Ibyo si tubyemeranwaho. Iwanyu umushyitsi mugerageza ko atari buri bacishemo. Tufate igihugu rero nk'aho ari inzu y'umuntu. Tugerageza kubaha kugira ngo batari tunyuzamo bakabona nyine ntitubitayeho. Wowe uri umunyagihugu wakihangana anytime ukazanagaruka ukabona serivisi. Ariko uwo muzungu ni umushyitsi, ibyo nta kibazo. Kubaha byo ntacyo bitwaye. Ariko se nkubaha unankubite kibazo, ibyo bintu byo ntabwo byakunda. nkubaha umata igiti, nkubaha unkubita igiti, ibyo byo byaba ari ibindi. Ariko kubaha byo ni umuco n'ubundi dukwiye gushyira n'imbere. Umuntu mukuru akubahwa, umushyitsi uramwubaha rwose, si ikibazo. N'ibyo uvuga bya serivisi nibashaka bajye bababanza, kuko nyine tuba tumwereka ko tumukeyarinze, ngwino ni karibu. Iyo uri customer care, wabyihanganira nawe uri kumureba. Ariko nta profit izo serivisi ahawe. Nyine izo serivisi nta kibazo. Ariko se ndaziguhaye ugeretseho no kugenda, nugera hari ukabona umwana w'umumotari agutwaye aravaho kubita imigeri, utinda akazi. Abamotari benshi barakubiswe. Yego mama, barakubitse. Of course nanjye urumva nangiye kubitwa iki. I swear in the name of God ko yarabimbwiye. Ntabwo mashaka kuvuga amazina y'abari ka still member him. Nyine ni mutayavuga se bizatanga iki? Yarangiye twari tukiri abana. Ubwo rero banyarwandakazi mumenye agaciro kanyu. C'est notre pays, ni igihugu cyacu. Urakoze kuvuga ko kantu. Oya ni igihugu cyacu ta. Mujye munabibabwa najya no kukubita umbwira uti se ni igihugu cyanjye, c'est mon pays. Nge nta kintu wazumbwira Simeo. C'est mon pays. Ku mu gihugu cyanjye nakubaha, ariko ntago wakinkubitiramo cyane. Nzahora nkavuga iteka ryo c'est mon pays. Good. Thank you very much. Merci beaucoup. So, ubwo rero twishimira n'abantu bose, turi mu bihe byiza. Abafana bari Arsenal mumeze neza, ariko ntabyera ngo de Kirima Rujugira yagize gutya ajya kwijwi arafata. Ariko aramubwira ati waruzi n'ikindi. Yamaze gufata ijwi yaryigaranze hose, aravuga ati wa mugore wawe Karira yatanze. Aravuga ati ntabyera ngo de iyo nima ingoma ndi kumwe na, iyo nima Karinga ndi kumwe na Karira wanjye. Abafana bari Arsenal iyo duserebura intsinzi ya Premier League dufite Champions League, bihangane se mwebwe mwagiye hera mwasereburiye he? Iby'amakipe ze burambaje n'umukinnyi umwe ko ntamumenya. Nge mfani yatsinze, iyo numvise ngo yatsinze na cyane ko nabonye zatsinze zose ari Visit Rwanda. Bivuze ngo tugomba gufana yatsinzemo. Sicyo bisobanuye. Paris Saint-Germain rwose na Arsenal bari bizi. Zinda Arsenal twari guserebura Arsenal. Ne Paris Saint-Germain nayo iri muri Visit Rwanda ni yacu. Ubwo urumva n'abana bawe bombi. Urumva bose n'abana b'u Rwanda, ni inshuti z'u Rwanda. Rwanda n'umugisha. N'umugisha of course. Nabonye umunsi Paris Saint-Germain yanatsinze Convention Center yacanwe amatara asa neri ya noze. Ibyo n'ukuri. Hanyuma rero. Aperi yacu nayo urumva tuba turi mu myidagaduro, ariko tukagenda dutambikamo n'akantu. Aperi yacu nayo rwose yabyitwayemo neza. Yitwayemo neza mu kubita Gicumbi. Aperi rero numvise uhora itsinda buri gihe, numva ihora yatsinze. Ariyo jone se yatsinze reyo. Yarayikubise rwose kuri penalty. Yakubise reyo. Abarebe bihangane. Aperi rega ni ikipe yubatse neza. Kubaka neza ni kimwe,
ariko nako njye n'ubundi nta n'ikipe ngira ariko uri umunyarwanda byibuke c'est notre pays notre pays ariko njye nzafana muri cricket uzayibona ejo bundi nijya hanze nakanyagiye gukina cricket why not n'uyu munsi ni ukuri birashoboka ariko nyine urumva nk'ako ngako tuba tugenda dutambikamo urumva byose biba biganisha ku gihugu nk'uko wari kubivuga c'est notre pays igihugu cyacu urumva Visit Rwanda bimeze neza yaramamajwe imyiteguro yose abari bakurikira President mu gihugu hose bakabona izina Visit Rwanda ku rutugu Arsenal mu by'ukuri kuva Champions League yatangira kugera finale ukabona Visit Rwanda iri kwigaragaza ku muzankano z'abakinnyi APR nayo yakagombye kuba nibura isohoka ikagera kure basi muri Afurika bikagaragara ko hari ikipe yaturutse mu Rwanda ntidufite Amavubi se rega dufite ikipe y'igihugu Amavubi ariko mu makarabu ihamagaramo abo bakinnyi bose baba bashoboye muri ayo makipe noneho bakaza bagahurira mu ikipe y'igihugu gusa mu makarabu urumva icyo impamvu mvuze aka kantu mba nifuza ko ni byiza ndetse congratulation kuri APR banifuza ko bakagombye gusohoka bakagera kure bityo ni ukubagira inama nyine batoza se ntibahari baba babyumva batoze cyane nyine rega urumva tuba twifuza ko muri demene zose tugera kure u Rwanda rukaba ruri wow tugahora turi muri celebration z'ibintu runaka byatsinzwe byabonetse so rero kandi nkeka ko aba ari nayo ntego y'umutoza ahubwo bipfira hehe wowe wakurikiye umupira uzana bipfira bipfira kuri management idashimishije ariko reka wenda tureke kubivuga tuzabigana mu kindi kiganiro cyane cyane ko iminota yacu yageketse niyo wifuza gukomeza kugira ibyo ubwira abantu ariko mu by'ukuri igihe twabageneye cyarangiye kandi urabizi ko tuba tugomba kubategurira inkuru umunsi ku munsi zitandukanye ubusesenguzi bwacu rero ntabwo garukiye ariko turagushimira ko wifatanyije natwe nkeka ko iminota igera muri 20 muri za 30 ni iminota mu by'ukuri nyinshi ku bantu bacu nkeka ko tuba tubamaze irungu turagushimira ko witabira iki kiganiro haba ku buryo udusangije ku bijyanye na notre pays c'est notre pays c'est mon pays tujye tubizirikana unagende nta bwoba nta mususu ahubwo uwo munyamahanga akaba ari ufite ubwoba wakagutera ubwoba ukabyemera ntabwo bikwiriye genda nta bwoba we kugongana n'amategeko wishakira uburyo witeza imbere ariko umenye ko nta n'ubwoba ukwiye kugira mu gihugu cyawe guteze hako buriza agaciro k'igihugu nta n'ikindi uzagira ni iki ngiki rero ugomba kukibamo uri tranquille uri safe ni amahire dufite n'ingabo z'u Rwanda ziturinze neza umutekano uri full hanyuma nurangiza umuntu aze gutya aturutse ku ruhande kubombarde nawe ubyemere urara udasinzire mu munyamahanga oh my god reka ibyo ntabwo ntibizongere ku bantu bibaho rwose mumenye ko igihugu cyanyu ni cy'agaciro kandi gihagurukiye kurengera umunyarwanda hava akagera nabe ikiganiro witwa Nshimyimana Simeon ari kumwe na Mukeshimana Martha mwakoze Imana ibamugisha murakoze cyane ciao gukora subscribe abageze aha ngaha yego